nishingikirije uwambambiwe kondo umunyantege nke nkimenya nisuzumye mu mbaraga mfite rwose nsanze ntacyo nagezeho nishingikirije uwambambiwe kondo umunyantege nke nkimenya nisuzumye mu mbaraga mfite rwose nsanze ntacyo nagezeho mukisa bya bibazo nari mfite Yesu yamaganya ntabwo nayasize Yesu nsanze ari wowe nyene nibitse mu bwenge mbona wowe mukisa bya bibazo nari mfite Yesu yamaganya ntabwo nayasize Yesu nsanze ari wowe nyene nibitse mu bwenge mbona wowe kenshi nagiye negwa nashutswe none ndarushe mfashe umwanzuro ntacyo nagezeho mu buzima nifuje ubugingo ndagarutse kenshi nagiye negwa nashutswe none ndarushe mfashe umwanzuro ntacyo nagezeho mu buzima nifuje ubugingo ndagarutse mukiza bya bibazo nari mfite Yesu yamaganya ntabwo nayasize Yesu nsanze ari wowe nyene nibitse mu bwenge mbona wowe mukiza bya bibazo nari mfite Yesu yamaganya ntabwo nayasize Yesu nsanze ari wowe nyene nibitse mu bwenge mbona wowe ingaruka zo kutizera zo namaze kuzibona nihana mugukira nabaye nkayo ariko sinanyuzwe nkubuze ingaruka zo kutizera zo namaze kuzibona nihana mugukira nabaye nkayo ariko sinanyuzwe nkubuze mukiza bya bibazo nari mfite Yesu yamaganya ntabwo nayasize Yesu nsanze ari wowe nyene nibitse mu bwenge mbona wowe mukiza bya bibazo nari mfite Yesu yamaganya ntabwo nayasize Yesu nsanze ari wowe nyene